wowe ukajya kubitekerezaho ukajya kugisha umuntu inama. Ijwi ry'Imana ubonye bari ryo ushyira mu bikorwa. Imana ikakubwira ngo gaburira umuntu, ikakubwira ngo ambika umuntu, ikakubwira fasha umuntu, sura umuntu, ikakubwira ishyurira umuntu amashuri y'umwana, ishyurira umuntu inzu, genda umugurira iki, genda umukorera iki, ukumva neza ko ari ijwi ry'Imana ribikubwiye. Ariko wowe ukinjiza abajyanama bakaguhugura. Imana ikakubwira ngo haguruka unkorere, kaguha imihamagaro myinshi itandukanye, kagushyira mu baririmbyi, mu bajyanama b'itorero, muri protokole, mu badiyakoni, mu ivugabutumwa, mbese mu mihamagaro itandukanye yo gukorera Imana. Ariko ya mihamagaro ukayinjizamwe abajyanama. Abo bajyanama ntago bumva ijwi kimwe nk'iryo wumvise. Tubahaye ikaze abadukurikiranye mwese ku ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro ibaha umugisha, Imana y'amahoro yabishimire. Turabakunda cyane. Muri kumwe na Pastor Harimana Theoneste. Uwiteka Imana y'amahoro abaha umugisha. Munyemerere reka twifashishe ijambo ry'Imana hano dusanga mu gitabo cy'Itangiriro ibice byaho 22. Dusome ayo magambo duhere ku murongo wa mbere, twumve icyo umwami Imana avugana n'imitima yacu. Reka dusome mu izina rya Yesu. Hanyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu, iramuhamagara iti Aburahamu, aritaba ati karame. Aramubwira ati jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka, ujye mu gihugu cy'i Moriya umunambirire ku musozi ndi bukubwire abe igitambo cyose. Umva ijambo, aramubwira ngo ujyane umwana wawe w'ikinege. Aka kajambo uze kukumva cyane. 3, Aburahamu azinduka kare kare, ashyira amatandiko ku ndogobe ye, ajyana n'abagaragu be na Isaka umwana we, yasinkwi zo kosa igitambo. Arahaguruka ajya ahantu Imana yamubwiye. Ku munsi wa 3 Aburahamu arambura amaso yitegereza aho hantu hari kure cyane. Aburahamu abwira abagaragu bati musigare hano n'indogobe, jye n'uyu muhungu wanjye tugiye hirya hariya gusenga, turabagarukaho. Aburahamu yenda za nkwi zo kosa igitambo azikorera Isaka umuhungu we. Baragenda. 8, Aburahamu aramusubiza ati Mana iri bwishakire igitambo. Imana ishimwe cyane. Reka turebe hepfo ku murongo waho wa 15. Maze marayika w'Uwiteka arongera ahamagara Aburahamu ati ari mu ijuru, aramubwira ati ndahiye ko Uwiteka avuga ubwo ugejeje utyo nunyima umwana we w'ikinege. 17, kuko kuguha umugisha nzaguha umugisha, no kugwiza nzakugwiza. Urubyaro rwawe ruzahwana n'umusenyi ndetse n'inyenyeri. 18, kandi n'urubyaro rwawe nirwo amahanga yose yo mu isi no mu ijuru azaherwamo umugisha. Imana ishimwe cyane. Reka tugaruke kuri aya magambo, uze gusoma iki gice cyose cy'Itangiriro, usome uhereye mu bice byaho bibanza muri 17 kugira ngo uze kumva izi nkuru neza za Aburahamu na Isaka na Sara na Ishimayeli na Hagayi tugiye kuvuga. Ariko wibuke ka kajambo twavuze ngo kuko utanyimye ngo unzanire umwana wawe w'ikinege. Mu by'ukuri uyu mwana Aburahamu Imana yavugaga witwa Isaka, iyo urebye usanga Aburahamu yarabyaye na Ishimayeli. Usanga rero uyu mwana se wari ikinege, ariko yari ikinege mu masezerano Imana yavuganye na Aburahamu. Mwibutsira ijambo nshuti y'umusaraba, ugira amagambo ubyirwa n'abantu benshi, ugira amagambo uvugana n'abantu benshi,
ariko hari icyo bita ijambo ry'isezerano uvugana n'Imana. Tuhereye mu itangira ugahera kuri Adamu na Eva. Adamu na Eva Imana yababwiye amagambo, ibabwira amakuru. Ihera kuri Adamu iramubwira ngo Adamu, ndakwinginze aya magambo nkubwiye abe hagati yanjye nawe, ntuzakore ku kintu cyose cyo muri Edeni. Ibi biti bibiri ntuzabikoreho, ibindi byose urabyemerewe. Aya magambo yari amagambo Imana yavuganye na Aburahamu, yavuganye na Adamu. Adamu amaze kubyirwa aya magambo, biba ngombwa ko na Sara aza muri iki kiganiro, nawe ahabwa amabwiriza. Icyo nashatse kuvuga, kudashyira abajyanama mu ijwi ry'Imana. Uyu mubyeyi yashyize umujyanama mu ijwi ry'Imana witwa Eva, azana inzoka iza kubagira inama, irabahugura, arababwira ngo iby'Imana yavuze siko bizagenda, ahubwo mwe nimukora gutya niko bizagenda. Ngarukiye aha nshuti y'umusaraba, reka nkubwirire ijambo wowe unkurikiranye uyu mwanya. Akenshi Imana ikubwira ikintu ugomba gukora, Imana ikakubwira ikintu ugomba guhagararaho, ariko hirya hakicomekamwo umujyanama akaguhugura, ndetse ugasanga ashakiye inzira Imana. Ingaruka abakristo duhura nazo muri iki gihe, muri ubu buzima, ingaruka nyamwinshi ni ukwinjiza abajyanama mu ijwi ry'Imana. Ijambo rya kabiri ni ugucira Imana inzira. Imana ikakubwira ngo nzaguha akazi, nzaguha urugo, nzaguha urubyaro, nzaguha amafaranga, nzaguha inzu, ikakubwira amasezerano menshi. Noneho wowe ugahita urema inzira y'aho ayo masezerano azasohora. Noneho ukifashisha ijambo rivuga ngo nimubura ubwenge nzabareka, nimubura ubwenge nzabata. None wowe ugashaka inzira uzasohorezamo rya sezerano, ariko mu by'ukuri iyo nzira uremye si yo nzira Imana yari bunyuremo. We wiremeye inzira, iyo nzira niza irakubera ikigeragezo. Iyo urebye muri Samweli ugasanga umugabo witwaga Sawuli, Samweli yaramubwiye ngo nza nkwimikisha amavuta ubu umwami w'Abisiraheli iteka ryose. Noneho ngo uyu Sawuli yinjiza abajyanama muri rya jwi ry'Imana, ngo abajyanama baraza baramubwira ngo we tamba ibitambo nubwo utaraba umutambyi, ngo ntacyo bitwaye. Mu gutamba ibitambo byamubereyemo ingaruka ikomeye, byatumye Samweli aza aramubwira ati Sawuli, Sawuli, ibyo wakoze wafuditse, Uwiteka bakomeje ubwami bwawe iteka ryose. Bivuze ngo isezerano rya Sawuli ryahise risenyuka. Risenywe n'iki? Risenywe nuko yinjije abajyanama mu ijwi ry'Imana. Nshuti y'umusaraba, reka nkubwire, reka kwinjiza abajyanama mu ijwi ry'Imana. Hagarara ku musozi w'ibyiringiro, uhagarare ku munara wo kurabagirana. Imana yaremye ijuru n'isi, izahagarana nawe, kandi mu gihe cy'urugendo uzabana nawe. Uyu mugabo dusomyeho witwa Aburahamu, Imana yamubwiye isezerano rikomeye. We n'umubyeyi we cyangwa n'umufasha we witwaga Sara, rababwira ngo bazabyara umwana w'umuhungu witwa Isaka, kandi bazamubyara mu gihe Imana yavuze. Noneho ngo bategereje babona isezerano riratinze. Ngo babonye ritinze, umuntu witwaga Sara agira inama Aburahamu, aramubwira ngo Aburahamu, ahari Imana niryo yavuze rishobora kuba ritinze gusohora, kandi dufite imitungo kugira ngo tuzabure umuntu turaga ibyacu. Warebye ukuntu ujya kumuja byibura ukamubyaraho umwana, ko yenda isezerano Imana yavuze ryazasohora. Imana ishimwe cyane. Iyi nama Aburahamu arayumva, arayakira, yirengagiza isezerano Imana yavuganye nawe ko umugore we Sara ari we uzabyara umwana. Imana ishimwe cyane. Ari we uzabyara Isaka Imana yavuze. Ako kanya byari Ishimayeli. Ntago nshaka kuvuga mu ngaruka za Ishimayeli muri uru rugendo rwa Aburahamu na Sara. Ishimayeli reka ingaruka n'urugendo rwabo reka mbyihorere, ahubwo reka ngaruke ku ijambo twavuze ryitwa isezerano. Imana ishimwe cyane. Ngo babayeho barageragezwa n'iri sezerano ryabo bizaniye. Iri rya Ishimayeli ntago ryari isezerano ry'Imana, ahubwo ryari isezerano bwabo bishyiriyemo ritateguwe n'Imana.
ritazanywe n'Imana, ngo iri sezerano ryabayeho mu kubagerageza, rirabagerageza mu bihe bishoboka, mu bihe ibyo ari byo byose. Muri uko kubagerageza icyabayeho ni iki? Habayeho urugendo rukomeye, habaho icyo bita kwicuza, habaho icyo bita kuregureta, bibaza icyatumye binjira muri sezerano. Ngo ariko ijambo rikomeye, marayika w'Imana yaraje abwira Aburahamu, aramubwira ngo umugore wawe Sara niwe uzabyara umwana w'umuhungu Isaka navuze. Kuba Ishimayeli yaravutse ntibikuyeho ku Isaka azavuka mu gihe cye. Imana ishimwe cyane. Kuvuka kwa Ishimayeli ntibikuraho ku Isaka azavuka, nshuti y'umusaraba. Imana ishimwe cyane. Uyu mubyeyi arageragezwa. Umunsi umwe Bibiliya ivuga ngo iki? Amagambo twasomye ngo Imana iza kugerageza umuntu witwaga Aburahamu, iramubwira ngo zana umwana wawe w'ikinege Isaka umunambireho igitambo. Aburahamu akora ijambo rikomeye ari ryo nashakaga kuvugaho. Acyumva aya magambo, yakurikiranye ingaruka yahuye nazo zo kwinjiza umujyanama mu ijwi ry'Imana. Noneho icyacyumva ijwi ry'Imana yahise ashyira mu bikorwa iby'ijwi rimubwiye. Icya mbere ari Sara nyina w'umwana, Aburahamu niyigize amubwira ngo Imana insabye umwana. Kabiri, abagaragu be niyigize ababwira ngo Imana insabye umwana. Gatatu, na Isaka Imana yamusabye ari we yaragiye gutangaho igitambo, niyigize amubwira ngo Imana irakunsabye ngo ngutangeho igitambo. Ahubwo Aburahamu yahise ashyira mu bikorwa ikintu ijambo Imana imubwiye, ahagurukana umwana aramujyana, ajyana n'abagaragu. Bageze mu nzira abona abagaragu babiri bumubuze kumvira ijwi ry'Imana. Arabwira ngo musigare aha, njye n'umuhungu wanjye turabagarukaho. Azamukana n'umuhungu we. Bageze mu nzira umuhungu aramubaza ati data, ko ndeba inkwi nkabona umushyo, igitambo kiri? Aburahamu asubiza ijambo rikomeye, nshaka ko abakristo muri iki gihe tugomba kujya dusubiza ibitubaza ibibazo bitandukanye. Ugomba kujya usubiza amajwi akubaza ibintu byinshi bitandukanye, akubaza ubuzima, akubaza icyerekezo. Jya usubiza ijambo rikomeye rifite uburemere, uvuga ngo Uwiteka ari bwishakire iki? Igitambo. Haleluya. Aburahamu asubiza Isaka, haravuga ngo Uwiteka ari bwishakire igitambo. Imana ishimwe cyane. Mu by'ukuri Aburahamu yari yazamuye umurongo wo kwizera, azamura imbaraga mu kwizera. Haravuga ngo ndabizi ninumvira Imana nkakora icyo Imana integetse, nkakora icyo Imana insaba, byanga bikunda nzi ko Imana iri buhindure uyu mwana akongera akaba muzima, nkamushyira Sara. Byari mu ihurizo rikomeye. Ngo barazamuka, niyabwira umwana ibiri bubeho. Bageze ku musozi Imana yamubwiye ngo abohe umwana. Amaze kumuboha aramuhambira. Nyuma yo kumuhambira, agiye kuzamura inkota, marayika w'Imana aramuhamagara ngo Aburahamu, Aburahamu, menye neza ko wumva ijwi ryanjye. Nukoze inkota kuri uwo mwana wawe, yisubize mu rwubati. Ngo Aburahamu akebutse hirya, ngo abona intama yafatiwe mu gihuru, arayizana ayitangaho igitambo. Imana imuha isezerano rikomeye kuko yumvise ijwi ry'Imana. Imana yo mahoro ishimwe cyane, inshuti y'umusaraba. Kumvira ijwi ry'Imana no guhagarara mu ijwi Imana ikubwiye, ndabishushanya, bifite ireme n'isobanuro ry'umwimerere mu mugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu. Akenshi iyo twumvise ikintu Imana itubwiye, tukumva n'amagambo Imana ivuganye natwe, twebwe ntago duhagarara mu kintu Imana itubwiye. Imana ikakubwira ngo fasha umuntu runaka, wowe ukajya kubitekerezaho, ukajya kugisha umuntu inama. Ijwi ry'Imana ubonye bari ryo ushyira mu bikorwa. Imana ikakubwira ngo gaburira umuntu, ikakubwira ngo ambika umuntu, ikakubwira fasha umuntu, sura umuntu, ikakubwira ishyurira umuntu amashuri y'umwana, ishyurira umuntu inzu, genda umugurira iki, genda umukorera iki. Ukumva neza ko ari ijwi ry'Imana ribikubwiye. Ariko wowe ukinjiza abajyanama bakaguhugura. Imana ikakubwira ngo haguruka unkorere, kaguha imihamagaro myinshi itandukanye, kagushyira mu baririmbyi, mu bajyanama b'itorero, muri protokole, mu badiyakoni, mu ivugabutumwa, mbese mu mihamagaro itandukanye yo gukorera Imana. Ariko ya mihamagaro ukayinjizamwe abajyanama. Abo bajyanama ntago bumva ijwi kimwe nk'iryo wumvise,
abo bajyanama ntago babona ibintu kimwe nk'uko wabibonye. Ikintu cya mbere abakristo dukoraho ikosa, niyo umuntu yumvise ijwi ry'Imana. Ijwi ry'Imana iyo rije riba rije. Ni nayo mpamvu iyo umuntu avuye mu isi y'umwuka yo guhanura akagaruka inyuma mu mubiri, ntashobora kugenzuza iby'umwuka umubiri, ntibikunda. Ni nayo mpamvu iyo ufashe iby'umwuka ukabigira inama mu mubiri uba wabyishe. Nshuti y'umusaraba, wowe unkurikiranye, wowe unyumva uyu mwanya, wowe ukurikiranye Intwaro yo Gusenga TV, reka nkubwire aya magambo. Kuma ku ijwi ry'Imana wumvise, urizirikane aho Imana igutumye uba ariho ujya, icyo Imana ikubwiye gukora uba ari cyo ukora, mu rwego rwo kugira ngo udashyira ingaruka mu mugambi w'Imana ku buzima bwawe. Navuze ngo uhereye kuri Adamu na Eva ukasoza mu byahishuwe, abantu benshi bagiye bahura ingaruka nazo mu murimo w'Imana. Twavugamo benshi, ariko reka nkwibutse iri jambo, wishyira abajyanama mu ijwi ry'Imana, utazicuza ugasanga Imana yabwiye Dawidi, ramubwira ngo Dawidi, kukubabarira ibyaha ndabikubabarira, ariko ingaruka z'ibyaha ntago byo biri buveho. Abakristo, nshuti z'umusaraba, mwene data, mwene muvandimwe, ntago ikintu cyitwa umujyanama mu ijwi ry'Imana agukura mu murongo w'iby'Imana yavuzemo, akakwinjiza mu mitekerereze ye, aho uravunika cyane ugahura n'ingaruka nyinshi. Rero mwifurije gutuza ukaguma mu kintu Imana yavuganye nawe. Nyemerera nshuti y'umusaraba, uyu mwanya dusengana Imana, ariko niba wumva hari aho watandukiriye, ugaruke mu mwanya, wongere wumvire ijwi ry'Imana, wongere ureke kugenzuza ijwi ry'Imana umubiri, wongere kugenzurizwa ijwi ry'Imana ibitekerezo, ahubwo uri mu mwuka gume mu mwuka. Kuko Bibiliya iravuga muri Yohana 20:3 haravuga ngo igihe kirageze ndetse kirasohoye ubwo abasenga Data bamusengere mu kuri ndetse no mu mwuka, kuko Data ashaka ko aribo bamusenga. Ni 14:23 iryo jambo, usengere Data mu kuri no mu mwuka. Nujya mu mubiri uzasigara kandi uzatakara. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Imana y'amahoro rero komeze kudufasha kandi komeze kutwishimira. Naguhaga inama mbere yuko dusengana mu iryo sengesho. Imana y'amahoro ikwishimira, Imana y'amahoro iguha umugisha. Nyemerera tegura umutima wawe, aho wumva ijambo ry'Imana ryakoze ku mutima wawe. Ushobora kuba umwana wawe waramuriye, ushobora kuba umwana wawe yarahuye n'ikibazo gikomeye utaramubereye maso. Ndavuga umwana wo mu mwuka, ndavuga umwana wawe witwa Gakiza. Ushobora kuba waragushijwe na byinshi, ariko ngera wisubireho, utegure umutima wawe, wongere ugire ibyiringiro, wongere wisubireho, ugaruke ku murongo. Nyemerera dusengane Imana, Imana iguhembure, Imana ikuzure. Ejo nk'iki gihe Imana yakuremera igitangaza. Icyo usabwa ni ukwizera, ugahagarara ku munara w'Imana ivugana nawe. Mana Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe Kristo Yesu. Oh haleluya, ubwami bwawe nibuganze Mana. Imitima y'ubwoko bwawe cishijwe bugufi n'ijambo ryawe Mana. Hari abariye abana babo, hari abandi babaririye abana, hari abatunze amashimwe adafite ibihamya, adafite ubuhamya imbere yawe, ariko Mana uracyari ku ntebe y'imbabazi. Nyemerera imbabazi zawe uzisuke ku bwoko bwawe mu izina rya Yesu. Kimara kubeza no kubatunganya, ukabakura ku murongo wo gukiranirwa, wabashyira ku munara w'ibyiringiro bikomeye, wabashyira ku munara mu izina rya Yesu Kristo, wabashyira ku munara w'amashimwe, wakiza indwara hagati muri bo, kuko ijambo ryaravuga ngo ibimenyetso n'ibitangaza byagendanaga n'abizera. Waba afite indwara ya kanseri, ya diyabete y'umutima, yaba ari indwara y'ibitero y'imyuka mibi, indwara iyo yose Mana, ufite ububasha bwo kuyihagarika mu izina rya Yesu. Ufite ububasha bwo kuyihagarika mu izina rya Yesu. Ufite ububasha, haleluya, ufite ububasha bwo kuyihagarika mu izina rya Yesu. Umuntu akakira igitangaza, umuntu akakira ishimwe, haleluya, umuntu akakira ubuzima, umuntu akakira ubuzima. Wakwinjira mu mitsi Kristo Yesu
wakwinjira mu maraso. Ufite uwo mwana afite ubugingo, ni nako afite ubuzima bwuzuye. Maraso mwami yanduye nyavanze n'amaraso yawe, ubuzima burwaye mbuvanze n'ubwawe, ingingo zirwaye nzivanze n'izawe, mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ndahanura ejo nk'iki gihe ku buzima bw'ubwoko bwawe hazabe habonetse ishimwe ku marembo yabo, ku mbuga zabo, ku maseta yabo, bitangaza byawe bizakoreke. Urakoze mwami, turagushimiye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, ubwami bwawe nibuganze. Mahoro n'umugisha n'urukundo bibonerwa mu mbabazi zawe nibibane natwe twese, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turabashimiye mwese ababanye natwe mu ijambo ry'Imana. Urukundo rwa Kristo Yesu n'imbabazi z'Imana bibane natwe twese, mu izina rya Yesu. Shalom, shalom, amen.